PLC nyuma yo gutsinda ekipe ya Bugesera Football Club, twifuje kumenya ikintu nyamukuru Taleb wa ekipe ya APR yatangaje nyuma ya tombora. Abantu twese twifuza kumenya reaction cyangwa se imva mutima za nyuma yuko ikipe ya APR itomboye ekipe ya Pyramide, ariko ndashima statement yakoze. Alright, reka mbashimire mbifuriza kugira ibihe byiza mu dukurikirana buri munsi kuri content yanyu ni Rutamu Talk Zone TV. Turongeye turaje kugira ngo tuganire byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane twibanda kuri ekipe ya APR Football Club. Uyu munsi hari statement ziremereye cyane umutoza w'ikipe ya APR Football Club nyuma yo gutsinda ekipe ya Bugesera ibitego 2-0. Yongeye gutangaza bwa mbere mu mateka umutoza aratangaje. Wakwibaza ngo yatangaje iki? Ni nyuma ya tombora y'imikino ya CAF Champions League round ya mbere. Itangazamakuru abantu twese twifuje kumenya, ese Taleb nk'umwarabu uzi ukuntu amakipe y'abarabu abayeho nyuma yo kubona iyi tombora y'ekipe ya APR, ni izihe mbamutima ze cyangwa se niyihe reaction yari afite? Ariko atangaje amagambo akomeye cyane, ngiye nyirimo kwibaza impamvu ekipe ya APR iri kubitekereza gutya. So good, iyo urebye mu bakinyi, ukareba mu buyobozi bwa APR, ukareba mu batoza, urabona ko nta gihunga bafite, nibyo kwishimira cyane. Ariko Taleb akoje speech iremereye cyane. Ekipe ya Pyramide ntabwo biduteye, nta nubwo izigera idutera. Ekipe ya APR ni ekipe ikomeye. So urumva ko ni ibintu bimeze neza cyane. Tujye kuganira kuri ekipe ya APR Football Club, tureba kuri performance zayo yageze kuri uyu munsi ubwo yakinaga n'ikipe ya Bugesera. Hari ibyo twabonye ndetse hari n'ibyo tutabonye, hari n'ijisho ry'umunyamakuru. Ese ekipe ya APR ikomeje guhekwa na Mamadusi umaze gukina imikino 6 muri ekipe ya APR agatsinda ibitego 5. Ese ntiyaba ari mwataka ukwiriye kwatakira APR Football Club? Ibyo byose bati bizasobanuka ku mukino wa Power Dynamos. Witwa William Tongi igitego akomeje kucyuva mu matangazo. N'umukinyi ukomeje kugogwa no gushininga muri ekipe ya APR Football Club. Turaza kubihuza n'indi mikino igiye itandukanye, cyane cyane muri ekipe ya Rayon n'abanye mu gihugu cya Tanzania. Ekipe ya Young Africans yabishize ku rundi rwego. Munsi wa Rayon Day, abavugizi, abafana, social media n'ibindi bintu byose baravuga bati tugiye kuza i Kigali gukubura. Urumva ko ni statement ikomeye cyane. Ubwo bigomba no kureba Rayon, of course, kuramaze iminsi bitwara n'imyubakire ya ekipe yabo. Ese bazabasha gukora results ziri positive kuri ekipe ya Yanga? Ibyo byose niyo tugiye kuza turebera hamwe. Ndongera kubibutsa gukora ikintu gikomeye cyane, ni mukore subscribe, share na comment kugira ngo mufashe abataratumenya kutumenya. Hari abantu benshi cyane twatakaje nyuma yo gutakaza umurongo wa mbere. Turabakeneye rero, nimuze mukande subscribe, musharinge kugira ngo twongere twubake Rutamu Talk Zone TV, iwabo w'abasportifu, aho bahurira bakaganira umupira mu mirongo migari. Bwero ndabashimiye cyane cyane wowe utinangiye imitima ukumva ko ugomba gukanda subscribe. Good, reka dutangire muri ekipe ya APR Football Club. Kuri uyu mugoroba bakinaga match na ekipe ya Bugesera Football Club. Ni umukino rukomeye cyane wa pre-season. Ekipe ya APR batsinze ibitego 2-0. Ibitego byatsinzwe na Mamadusi ku minota 68 ndetse no ku minota 88. Mita ya mbere cyangwa se ekipe ya mbere umutoza wa APR yabanjemo nta gikomeye yakoze, ahubwo twabonye impinduka hamaze gukorwa icyo twakwita remplacement. Zaje zihindura umukino, tubona ekipe ya APR naho isheninga ndetse inabona ibitego 2. Ikintu cya mbere tujya kwibazaho ni kuri statement abafana ba APR twari dufite
ndetse n'abanyamupira cyane cyane biganjemo itangazamakuru, twese twibazaga ese ekipe ya APR iraba hite nyuma yo gutombora piramide, tukabona byinshi na polemike zigiye zitandukanye byaravuzwe cyane. Ariko nanone twongere twibuke neza ko hari ikintu bita motivation n'isanamitima. Twese turabizi ko ikipe ya piramide ni ekipe ikomeye, defending champions, ni ekipe itaratakaje umukinyi ahubwo iri kongeramo ama-elema. So ni ekipe mbiko nabango iri bien organize. Ariko hari ikintu itangazamakuru ryo mu Rwanda ndetse n'abafana muri rusange ari ikintu Tarebu yakomojeho. Barikiye baravuga bati twamaze kujya muri angle runaka, ntabwo ama ekipe yacu ashobora kurenga raundi. Why? Ahubwo twakabaye twibaza ese ni ekipe ya APR imaze imyaka 20 ndakimwe n'ikino y'amatsinda, kandi kabizi neza ko itazagera mu itsinda idahuye n'ikipe ikomeye. Ese basi umwaka yushize hari icyo APR yigira kuri iyo ekipe yabasezereye? Aho tugashiraho iki, tugashiraho akadomo na question mark tugategereza. Ariko icyo nshatse kuvuga ni iki, ekipe ya APR bicaye kuri Tarebu aratangaje ngo twebwe ekipe ya APR twiteguye guhangana, nta bwoba na buke ekipe ya piramide iduteye, nitwatomboye neza ariko nta nubwo twatomboye nabi cyane, tuzakina nka APR, twaje gukina umupira. Ni statement iremereye cyane ku bafana iza yunganira iya afande CDS Mubaraka Muganga, nawe yatangaje amagambo akomeye cyane. Aratangaza ati ekipe ya APR ntabwo yatomboye neza ariko na piramide izatwumva, tuzayihumekera mu irugu. Mu by'ukuri iyo statement ni nziza cyane. Nahoze mbona banatangiye campaign yo kwibaza icyakogwa kugira ngo ikipe ya APR basezerere ekipe ya piramide. So ni nyuma rero yo gutsinda ekipe ya Bugesera ibitego byose biri ku busa, nabigarutseho ekipe ya APR birasa naho bagikeneye kongeramo imbaraga. Ekipe ya APR ikeneye kongeramo imbaraga ko ahantu ubona ukabona ko ntabwo bibanye cyane. Nibyo ni ekipe nziza afite abakinnyi beza cyane kuri shampiyona iri lokali, ariko wareba ugasanga ntabwo ifunze detaye zose. N'igihe twaganiraga twavuga tuti iyi APR muri imikino knockout stage arukura ama ekipe azari mato agatungurana akaba yakwisanga mu mikino y'amatsinda. Ariko rero nubwo atungurana abafite karite wenda ntabwo ziba zizwi ku ruhando rw'isi cyangwa se na he, ariko baba bafite babakiye kuvuga bati uyu mukisa ku isa yakora difference no ku ma ekipe manini, uyu muzamu yadukarifiya isa ku isa. Ariko APR detail ya mbere batafunze ni izamu. Mu by'ukuri biragaragara ko izamu rya APR Football Club rilava rihuye n'abariya bataka ba piramide, cyane cyane bakina umupira wa hagati mu kibuga nyuma bagashakira ku mpande, bagenda bakata amasantere mu migongo y'abadefenseri. Kandi kuri karite za Pierre ari mu bazamu baruka cyane muri shampiyona Rwanda Premier League. Bivuze ngo mu gihe urukuruka tuzi ko piramide iyo ufite umukinnyi byibura hafi iminota yose 90 ayikinira muri surface yawe, ya mipira hato na hato ni yazasongamo, kandi uko no umufinisha mwiza nk'Akarera Mayere. So tuzagira umwanya wo kubiganiraho, ariko ni match ikomeye. Ekipe ya APR bari mu ngamba ndetse na ekipe ya piramide nawe nyanatangiye kuvuga ngo hello Kigali. Batangiye kuvuga ngo twishimiye kongera kuza kuri stade yanyu nziza. Bivuze ngo bishimiye tombora bagize gutombora ekipe ya APR. Ariko so good ujye kureba ibyo batoza gutangaza. Mu by'ukuri bari gutangaza amagambo meza y'isanamitima umufana wa APR yakabaye yumva. Ariko nanone nubwo bakinaga umukino wa gicuti na ekipe ya Bugesera Football Club ntabwo byarangiriye aha, ahubwo barakomeza gutegura match yo ku Cyumweru. Ekipe ya APR igomba kwakira Power Dynamos ni mu nkera y'imihigo nkuko barimo kugenda babitangaza. Nabonye ibiciro byamaze kugera hanze n'ibindi byose, n'abafan club yatangiye kwiyorganiza.
n'uguhangana no kuzura stade mbere y'ibindi byose. Ese stade tuzayuzura? Icyo ngicyo ni kimwe. Icya kabiri, gutsinda Power Dynamos equipe de champion muri Zambia n'umupira wabona ko asubiye inyuma n'ikimenyimenyi wabirebera muri Chani. Equipe ya Zambia iyo equipe ari gutsindwa cyane. So ibyo byose byerekana urwego rwa shampiyona. Niyo mpamvu rero equipe ya APR ikwiriye gukora kandi collective y'inyuma. Hari ikintu ndimo gukomeza kugera ntekerezaho cyane. Mu by'ukuri Darikonovic ntabwo aramenya neza abataka typical cyangwa se attacking line ye. Ntabwo arayimenya neza. Uyu munsi arazana umukinnyi uyu, ejo akazana uyu. Ni byiza kuba abo bose yaba bafite, ariko nanone hari ikintu kuba yiyimye. Ariko yiyimye ko equipe ya APR yakabaye ikora creativity imbere y'izamu. Bakabanza bakamenya ese ni William Tonge ushobora gukina imikino 3 nta gitego atsinze match ya pre-season, cyangwa ni Madusi ukina imikino 6 agatsinda ibitego 5. Iki kintu akayishiraho umucyo. Icya kabiri, akongera kumenya ese umuwinga wanjye ugomba guca ibumoso ninde, ese ni Denis Omedi cyangwa ni Gilbert. Aho ngaho no haracyari ikibazo. Icya gatatu kinakomeye, uwitwa Sheji Burire Watara ari gusubira inyuma cyane ku buryo buteye ubwoba. Ari mu bakinnyi basoje shampiyona tuvuga tuti perfect, n'umukinnyi mwiza uri gutanga icyizere ukomeye, twizeye ko hari ikintu azafasha ikipe ya APR. Ariko uyu munsi imikino amaze gukina pre-season, ibitego amaze gutsinda n'imbago, kandi n'uburyo bwo kurema ibitego ubona ko bwasubiye inyuma. Bivuze ngo ikipe ya APR ifite akazi gakomeye cyane mu mitoreze yo gusubiza abakinnyi ku rwego bagakwiye kuba bariho. Icyo kintu Taleb agomba kugishiramo imbaraga mbere yo gutangaza ibindi byose. Ariko sofa ikipe ya APR ikoze neza. Tindutego bibire equipe ya Bugesera ngoma equipe meza, atanse equipe ya Bugesera ngoma equipe yiyubatse cyane nubwo atakaje amazina amwe na amwe. Ariko ne equipe nayo ikiri hamwe mu mitoreze, mu bakinnyi yagiye yongeramo. Sofa yari test nziza, ariko kuri APR ntabwo ihagije. Tuzabona APR neza kuri match za Azam ndetse na match za Power Dynamos. Rero ndizera ko abafana ba APR Football Club mwaryohewe, ibintu bimeze neza cyane. Ndakwibutsa gukora subscribe no kundemera nk'abavandimwe, ari byakunda nagashiza hasi amavi nkarambura ibiganza mbasaba gukora subscribe. Ni mukandeho mu pyondo kugira ngo twongere twuzuze sale. Twe tumaze kugira ibihumbi birenga 15 bidukurikira, ariko tuza kugira umwaka dutakaza chano. Ubu turi gutangira bundi bushye. Rero kanizere ko buri muntu wese ahari araza kugenda akanda subscribe. Hanyuma izindi update zirimo kugenda zivugwa cyane hirya no hino ku isi. Equipe ya Police Football Club ntihagarikwa mu mikino ya pre-season yose imaze gukina, nta match baratakaza. Witwa Ben Musa akomeje kwerekana ko ari umutoza ukomeye cyane mu myiteguro ya Police Football Club. Ni nyuma yo gutsinda equipe ya Gasogi United igitego kimwe ku busa kuri uyu mugoroba, igitego cyatsinzwe na Ani Elijah. Abantu bose bateje kureba ese ko iyi Police irakomeye kuko banatsinze equipe ya APR, murabyibuka. Ibyo byose rero bizasobanuka mu mikino ya shampiyona Rwanda Premier League. Mpamya ko iyo baza ko bazatangira muri kuno kwezi kwa 8 byari gufasha cyane equipe ya Police, ariko kuva bari mu kwezi kwa 9 bivuze ngo imyiteguro yasubiye inyuma. Ubwo rero equipe ya Police Football Club ravango nuko gahunda zimeze. Hanyuma muri equipe ya Rayon ku munsi w'ejo basozaga pre-season cyangwa se icyumweru cy'abareyo. Rayon week igomba kuzarangira tariki 15 kwa gatanu. Equipe ya Sport bakira equipe ya Young Africans. Munsi bawusoreje mu karere ka Rubavu ku munsi w'ejo batsindwa n'ikipe ya TSR igitego kimwe ku busa. Muzamu Yves kabisa akora amakosa akomeye cyane, kunanirwa gupanga urukuta rwa Rayon Sport cyane mu bugarira. Hanyuma bamutera ishoti muri metero nka 20 na muzamu arirampa mupira mu rushundura. Ana amakosa ndetse na experience y'umwana nka Yves ko Sofana umuzamu mwiza, ndetse na Idrissa Kuyate ukomeje gukipinga clean sheet. Bisigaje kureba ese ko mu muzamu mwiza cyangwa mu muzamu usanzwe.
So iyo byose tuzabiha umwanya ejo kubiganiraho. Icyo ngwibutsa ni kimwe, kora subscribe, ukoresha na comment kugira ngo ufashe ataratumenya kutumenya. Ahangaha ni Rutamu Talk Zone TV, iwabo w'abasportifu. Ubwo reka nizere ko ibintu bimeze neza cyane. Twareberaga hamwe breaking news ku mutoza w'ikipe ya APR, tunareba uko yitwaye kuri uyu mugoroba kuri match bakinaga na ekipe ya Bugesera Football Club.